hariho abantu bari kunyagwa amasezerano akomeye, hariho abantu banyazwe ukuri, hariho abantu banyazwe ubutware. Bibiliya ijya imbwira ngo dufite ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, dufite ubutware bwo gutegeka ibintu bigakunda, ariko twaranyazwe nshuti bene data. Ariko iki ni igihe cyo kwisubiramo, tugasenga, tukinginga Imana kugira ngo Imana yera itugarurire ibyanyazwe. Agiye ageze mu nzira ahasanga maraya, naho ngo ni Tamari wiyoberanyije. Tamari ngo yari yiyoberanyije, ngo yiyambura umwambaro wa gipfakazi, ngo yambara undi mwambaro wa kiraya, ngo ajya ku muhanda, ngo Yuda agize ngo ahanyure, ngo amubonye aramubwira ati naguha iki kugira ngo turyamane. Arasenga, arayihendahenda, arayibwira ati none se ko tunyazwe ibintu bikomeye, ko tunyazwe ubutunzi bukomeye, ko tunyazwe ibyari bidufitiye akamaro, ko tunyazwe ibyaduheshaga amahoro yacu, turabigenza gute Uwiteka? Ngo agishe inama Uwiteka. Harimo ijambo rikomeye ngo agishe inama Uwiteka. Imana ishimwe. Iyo tugishije inama Uwiteka, ibintu byose birakunda. Iyo tugishije inama Uwiteka, Imana itugira inama, kandi inama y'Uwiteka aba ari nziza kuri twe. Abantu bakugira inama mbi, abantu bakugira inama bakakuyobya, ariko Uwiteka Imana yacu iyo itugiriye inama iradushyigikira ikabana natwe. Imana ishimwe cyane. Ngo Dawidi Imana iramubwira ngo haguruka ukurikire Abamaleki, ubakurikire, kuko uzabafata ukagarurira ibyanyazwe byose. Ndashaka kubatangariza ko ndabasuhuje mu izina rya Yesu, abari mu mpande zose z'isi yose, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari i Burayi, aho uyu mwanya turi ku manywa, aho uyu mwanya abari nijoro, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndabakiriye kugira ngo tubane muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mbakiriye kuri iyi channel ya Mountain Sibo TV. Muhawe ikaze kandi mwegere ameza dusangira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo Imana ikugarurire ibyawe Satani yakunyaze. Mbere yuko dukomeza ibindi, reka tubanze dufate umwanya dusenge Imana kugira ngo umwuka wera aze abane natwe, atuyobore, adushyigikire mu izina rya Yesu. Amen. Mana ndagushimiye kuko uri Imana ikomeye, uri Imana isumba byose, nta yindi Imana iriho sibyo wowe. Turagushimiye ko uburinzi bwawe bugumye kuri twe, kandi turagushimiye ko ukomeje kubana natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Bana natwe muri iki kiganiro, kandi umwuka wera atuyobore muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imbaraga z'Imana zimanuke kugira ngo buri muntu wese uzumva iki kiganiro azafashwe, azabohorwe naryo. Iri jambo rizamuzamure mu ntera, rizamwagure mu buzima, kugira ngo ineza y'Imana ikomeze yomatane natwe. Turagushimiye, ngaho ngwino ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibiteho, muhawe ikaze, mwegere. Dusome ijambo ry'Imana turi bugendereho muri iki kiganiro, yanditse mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 38 umurongo wa 18. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo nawe aramusubiza ati ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati mpa impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana,
amutwika inda. Amen. Turi kuri iyi ntego y'ijambo ry'Imana ivuga ngo Imana ikugarurire ibyawe wanyazwe na Satani. Bishatse kuvuga iki? Hariho kunyagwa gutandukanye, hariho kunyagwa k'uburyo bwinshi, ariko Imana ikugarurire ibyawe Satani yakunyaze. Hariho abanyazwe umunezero, hariho abanyazwe amahoro, hariho kunyagwa gutandukanye, ariko nkuzaniye inkuru nziza ikubwira ngo Imana ikugarurire ibyawe Satani yagize ute yanyaze. Imana idutabare, Imana iturengere cyane. Dusomye icyanditswe kiboneka hano mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 38 umurongo wa 18. Aha hari amakuru y'umugabo witwa Yuda. Bibiliya igaragaza ko uyu mugabo witwa Yuda yakoze ikosa rikomeye. Amaze gukora ikosa rikomeye, ngo igihe umugore we yari amaze gupfa, ngo hari umupfakazi witwa Tamari. Ngo nuko ngo amusezeranya ko ngo azamushyingira umukobwa we. Nuvuga ngo uyu Yuda yari afite umuhungu, noneho bavugana na Tamari yari umukazana we, ngo nawe yari yarapfushije umugabo we. Mu mateka y'Abisiraheli, iyo umugore yapfishaga umugabo cyangwa umugabo w'umugore agatabaruka agataha, bashakaga umuntu uzamucikura. Noneho ngo Tamari, Yuda aramubwira ngo azamushyingira umuhungu, ariko ngo uwo muhungu arakura ntiyabikora. Ariko icyo sicyo nshaka gutindaho cyane. Ndashaka kuvuga uburyo Yuda yanyazwe. Imana iturengere. Yuda yaranyazwe, anyagwa ibintu bikomeye, anyagwa ubutunzi bukomeye. Yuda ngo afata inzira aragenda, ngo ageze mu nzira ahasanga maraya, naho ngo ni Tamari wiyoberanyije. Tamari ngo yari yiyoberanyije, ngo yiyambura umwambaro wa gipfakazi, ngo yambara undi mwambaro wa kiraya, ngo ajya ku muhanda. Ngo Yuda agize ngo ahanyure, ngo amubonye aramubwira ati naguha iki kugira ngo turyamane. Imana iturengere, Imana idufashe, tugeze mu bihe bikomeye. Yuda ngo abaza Tamari ati nguha iki turyamane. Tamari aramubwira ati uzampa umwana w'iki w'intama cyangwa umwana w'ihene. Ariko Yuda ntabwo uwo mwana w'intama cyangwa w'ihene yari amufite uwo mwanya. Nuko Tamari aramubaza ati none ko ntawe ufite, nonaha urampa iki? Urampa ngwate ki? Turi ku ntego ivuga ngo Imana ikugarurire ibyawe Satani yakunyaze. Imana iturengere, kuko habayeho kunyagwa gukomeye. Noneho ngo Tamari aramubwira ati urampa ingwate y'impeta yawe, umpa ingwate y'umushumi, umpa ingwate y'inkoni, ibintu byose witwaje urabinsigira. Wumve kunyagwa gukomeye kwabaye kuri Yuda. Aranyagwa, ngo amuha impeta, amuha umushumi, amuha n'inkoni yari yitwaje. Impeta isobanuye iki? Impeta isobanuye amasezerano.
umushumi usobanuye ukuri, inkoni isobanuye ubutware. Ibyo byose arabinyagwa. Imana iturengere. Habayeho kunyagwa gukomeye, kuko abantu benshi barimo bagenda banyagwa, umuntu agasigara ari aho ngaho ariko yaranyazwe kera. Ariko turashaka gusenga. Haleluya, Imana ishimwe. Turashaka gusenga ngo Imana itunyagire ibyacu byose byanyazwe na Satani. Imana ishimwe. Imana idufiteho umugambi mwiza, kuko nituyigarukira tugasenga tugapfukama tukayinginga, igomba kutugarurira ibyanyazwe. Hariho abantu bari kunyagwa amasezerano akomeye, hariho abantu banyazwe ukuri, hariho abantu banyazwe ubutware. Bibiliya ijya imbwira ngo dufite ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, dufite ubutware bwo gutegeka ibintu bigakunda, ariko twaranyazwe nshuti bene data. Ariko iki ni igihe cyo kwisubiramo tugasenga tukinginga Imana, kugira ngo Imana yera itugarurire ibyanyazwe. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Musi umwe Dawidi ngo ageze mu mudugudu w'Isikuragi, ngo arangije kuwugeramo, ngasanga ngo abagore bose n'abana n'ibintu byose byanyazwe. Biri mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 30:8, ngo asanga ibintu byose byagize ute byanyazwe. Ngo abagabo bari kumwe bavuye ku rugamba na Dawidi, ngo bararira cyane, ngo bibaza uburyo bazongera kubona abagore babo, bibaza uburyo bazongera kubona abana babo. Ndashaka kugutangariza ikintu gikomeye. Satani nta kindi kintu atunyaga. Atunyaga ibintu bifite agaciro, atunyaga amahoro, atunyaga ibintu bidufitiye agaciro gakomeye, kugira ngo dutagangare twirwe twirukanka ariko tudafite amahoro mu mutima. Ariko ndagutangariza inkuru nziza ya Yesu. Ndashaka kukubwira ngo tuze gufatikanya dusenge, Imana itugarurire ibyanyazwe. Hariho ibintu byanyazwe, hariho amahoro yo mu muryango yawe yanyazwe. Waranyazwe, ibyawe byaragiye biragenda ntumenye uko bigiye. Hariho kunyagwa gutandukanye, ariko Imana yera ifite ububasha bwo kutugarurira ibyanyazwe. Ngo Dawidi ngo afata umwambaro wa efodi, ngo agisha inama Uwiteka, arasenga, arayihendahenda, arayibwira ati none se ko tunyazwe ibintu bikomeye, ko tunyazwe ubutunzi bukomeye, ko tunyazwe ibyari bidufitiye akamaro, ko tunyazwe ibyaduheshaga amahoro yacu, turabigenza gute Uwiteka? Ngo agisha inama Uwiteka. Harimo ijambo rikomeye ngo agisha inama Uwiteka. Imana ishimwe. Iyo tugishije inama Uwiteka, ibintu byose birakunda. Iyo tugishije inama Uwiteka, Imana itugira inama, kandi inama y'Uwiteka aba ari nziza kuri twe. Abantu bakugira inama mbi, abantu bakugira inama bakakuyobya, ariko Uwiteka Imana yacu iyo itugiriye inama iradushyigikira ikabana natwe. Imana ishimwe cyane. Ngo Dawidi Imana iramubwira ngo haguruka ukurikire Abamaleki, ubakurikire, kuko uzabafata ukagarurira ibyanyazwe byose. Ndashaka kubatangariza ko nidufata igihe tugasenga tukinginga Uwiteka, Uwiteka nawe afite umugambi wo kutugarurira ibyacu byanyazwe. Hariho kunyagwa abantu banyazwe umunezero wo mu nzu y'Imana. Abantu baricaye mu nzu y'Imana ariko ntibakinezerwa, ntibagikunze ijambo ry'Imana kubera ko baranyazwe.
biragoye cyane kuko umuntu yakishima ngo anezerwe agire ibihe byiza, kuko ibyo bihe byiza byaranyazwe kera. Mani dutaba, mani turengere. Hariho umugabo witwa Samusoni mwene Manowa, ngo umugore wa Manowa ngo yari ari ahantu ngo arimo akora imirimo ye, ngo ari mu murima, Imana iramubonekera ngo yari ingumba atabyara, iramubwira ngo ugiye kuzabyara umwana, ngo kandi ngo w'umunaziri, ngo uzazana amahoro mu Bisirayeli, uzabera umucunguzi abisirayeli. Ariko Imana ibwira umugore wa Manowa, iramubwira ngo uwo mwana ngo nta cyuma cyogosha kizakora ku mutwe we. Imana ivugana nawe iramubwira ngo ugiye gusama iyo nda, ngo kandi iyo nda ngo nta kintu cya vino cyangwa gihumanya kigomba gushyika mu nda yawe, ngo kuko uwo mwana uzabyara azaba umucunguzi w'Abisirayeli. Ngo ibyo byose birasohora. Samusoni aravuka, agwiza imbaraga, akora ibitangaza bikomeye, ngo agafata intara agashanyaguzamo kabiri, ngo akikorera ibihindizo by'inzu akabyikorera ku mutwe, agafata ingunzu 300 akazihambiranya, akora ibitangaza bikomeye kubera ko yari ari kumwe n'Uwiteka. Ariko umunsi umwe ahura na maraya yitwa Delila. Ngo iyo maraya iramuhendahenda, iramubwira ati mbwira ibanga rituma ukora izi mbaraga, ukora ibitangaza bimeze gutya. Shaka kubabwira ko hari abanyazi, hari shitani igenda itunyaga itubaza ngo mbese kuririmba bigakunda bituruka he? Mbese kubwiriza bigakunda bituruka he? Mbese ku rugo rwawe ari amahoro bituruka he? Barashaka kubamenera ibanga bakunyage. Ariko ngo Samusoni Delila ngo aramuhendahenda cyane, aramubwira ati turakwinginze nyaboneka mbwira aho imbaraga zawe zituruka. Aramubwira ngo mumbohesheje imigozi, ngo mwaba mushoboye. Ngo baramuboha, baramuzingazinga, baraboha. Ngo ariko ngo Delila aravuga ngo Samusoni dore urafashwe urapfuye. Ngo ya migozi yose arayicagagura, kuko yari ari kumwe n'Imana ishobora byose. Manishe. Barongera aramubwira ati none se kuri inshuti yanjye ndaguhendahenze. Naho Delila ngo yari yarahawe ibihembo, yari yarahawe ifeza zo kugira ngo azafatishe Samusoni amunyaga imbaraga. Twaranyazwe imbaraga, twanyazwe imbaraga z'Umwuka Wera, twanyazwe amayerekwa, twanyazwe ibihe byiza byo gusenga. Ariko ndagutangariza ngo iki ni igihe cyo gufata umwanya tugasenga, tukinginga Imana, tukayihendahenda, tukayibwira ngo Mana turagusabye udufashe, uturengere, utugirire neza, kugira ngo Imana itugarurire ibyacu byanyazwe. Imana itugarurire ibyacu byanyazwe. Ngo Samusoni aravuga ati muboshe imisatsi yanjye mukayiboha mu buryo burindwi, mugashingamo imbago, mugashingamo igisongo, mukagira ute mukamfatisha, byakunda mukayiboha. Ariko ngo baramuboha, ariko biranga. Nuko birangije kwanga, ariko ngo Delila akomeza kumuryoshya ryoshye, ngo amutereka ku bibero bye. Shaka kubabwira ko turi mu bihe bikomeye, twanyazwe umunezero, turi mu bihe bikomeye byo kunyagwa ibihe byiza byo gusenga. Imana iturengere, Imana idufashe. Ngo Samusoni ngo nuko agezaho ngo avuga ibyari mu mutima we byose. Ngo amaze kuvuga ibyari mu mutima we byose, ngo nuko ngo amwicaza ku bibero bye. Arangije kumwicaza ku bibero bye, ngo uwo musatsi ngo arawumwogosha wose. Ngo nuko arangije ahamagara Abafilisitiya,
arababwira ngo noneho muzamuke inkubwe imwe gusa, nimutamufata misiyo izaba yananiye. ngo bamugezeho ngo bamubwiye ngo Samusoni urafatwa ugiye gupfa, ngo agize ngo yikunkumure, ngasanga yabaye nk'abandi bose. Hariho kunyagwa abantu bose bakamera nk'abandi, ariko nkuzaniye inkuru nziza. Ndaguhamagarira kugira ngo ugarukire Imana, ndaguhamagarira kugira ngo twongere dufate akanya dusenge, ndaguhamagarira kugira ngo Imana itugarurire ibyacu Satani yagize ute yanyaze. Imana ikugarurire mugabo ibyawe Satani yakunyaze. Imana ikugarurire mugore ibyawe wanyazwe. Musore, Imana ikugarurire ibyawe wanyazwe. Mukobwa, Imana ikugarurire ibyawe wanyazwe. Tugiye gusenga Imana. Torero ry'Imana, mureke dusenge kugira ngo Imana itugarurire ibyacu byanyazwe. Imana isho. Hariho kunyagwa, abantu banyazwe umunezero, abantu banyazwe amasezerano, abantu banyazwe ubutware, abantu banyazwe ibihe byiza byo gusenga. Tugiye gusenga Imana kugira ngo itugarurire ibyacu byanyazwe. Imana itugarurire. Bene data, dukwiriye gufata akanya tugasenga, tugahendahenda Imana. Samusoni bagize ngo yikunkumure, asanga yabaye nk'abandi bose, asanga yanyazwe, imbaraga zagiye kera. Niyo mpamvu n'iki gihe dusohoyemo cy'iminsi y'imperuka, umuntu asigaye yikunkumura agasanga yabaye nk'abandi bose, agasanga yaranyazwe. Hariho kunyagwa gukomeye, ariko Imana irimo ivugana natwe ngo dufate umwanya dusenge, Imana itugarurire ibyacu byanyazwe. Nshuti mwene data, ukurikiye iri jambo ry'Imana, ukurikiye iki kiganiro kirimo ijambo rihumuriza umutima wawe, ndagusaba, ndaguhamagarira kugira ngo dushake, dufate igihe, dusenge, tuyihendahenda Imana yacu yemera guhendahendeka. Mu izina rya Yesu, reka dufate umwanya dusenge kugira ngo buri muntu wese asenge, abwira Imana ngo ngarurira Mana ibyanjye Satani yanyaze mu muryango wanjye, ngarurira ibyanjye Mana Satani yanyaze mu bana banjye, ngarurira ibyanjye Mana Satani yanyaze muri business yanjye, Mana ngarurira ibyanjye Satani yanyaze mu muryango wanjye. Tugiye gusenga, ariko Imana yiteguye kudusubiza, Imana yiteguye kuduha igisubizo, tukagarurirwa ibyacu byose byanyazwe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mureke dufate umwanya twinginga Imana itugarurire ibyacu byose byanyazwe mu izina rya Yesu, amen. Mana ndagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Uri Imana ikomeye. Turasenze ngo utugarurire ibyacu byanyazwe. Hariho ibintu byinshi bikomeye Satani yanyaze, ariko turasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo tugarurire ibyacu byanyazwe. Dawidi yafashe umwanya arasenga, akugisha inama, aravuga ngo mbese nkurikiriza ingabo, uramubwira ngo zikurikire, kuko utazabura kugarura ibyanyazwe byose. Turasenze mu izina rya Yesu ngo tugarurire ibyacu byose byanyazwe. Turagushimiye kuko mvushe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimiye, mukomeze mutegere ijambo ry'Imana, kandi mukore subscribe, mukore like, kugira ngo ibiganiro byose tugenda tukora bigende bibashyikaho ku gihe. Imana ibaha umugisha mu mpande zose murimo, amen.